Blue DE. Niwe ufite ikiri ku mutima ubundi nusoza kuvuga nta bindi bikurikira kabisa. Arabakurikiyeho guserebura tukarya sho tukakwakira. Reka ndagerageza kuvuga cyane kuko n'ubundi nsanzwe nzi kuvuga, ni nabyo byari bintunze. Kuvuga rero ntabwo ari bibi, ahubwo ikibi ni ukuvuga ibibi. Kuvuga ni byiza, kuvuga ibibi nibyo biziririsha. Ntabwo rero mvuga ibibi. Mbere na mbere nagira ngo mumfashe buri wese ashima Imana mu mutima we, yumve ko buriya nta kiri hejuru y'Imana. Abantu barapanga, natwe tugapanga, ariko Imana yo ifite imipango yayo. Ndabashimiye cyane mu bantu shimira cyane. Ndashimira umufasha wanjye, yabivuze imbere y'itangazamakuru, kandi ntabwo mbivuze uyu munsi gusa, nzahora mbivuga. Mfite umugore utameze nk'abandi bagore, mfite umugore wihangana. Mfite umugore w'intangarugero, uwashaka uko yabyita kose. Ariko uyu mugore wanjye ikintu navuga n'uwa mbere mu bintu byose ni inyangamugayo. Uwo bagirana ikibazo yaba ari udashobotse. Ikintu cya mbere mushimira, arihangana. Yaranyihanganiye, yihanganiye ibigeragezo byose yaciyemo nyuma yo kugira ngo fatwe, fungwe. Abantu baravuze, abanyamakuru mwaravuze, murabizi, ariko ibyo byose yabyitwayemo neza, arihangana. Yaba umuntu utazi kwihangana, ahari ntabwo tuba duhagararanye aka kanya, kandi bene abo bantu murabazi. Umugore wanjye arihangana. Ubishaka, ndabwira abakobwa n'abadamu cyane, ubishaka azamwegera. Icyo kintu nkimuziho, azamugira inama azakugira, uzumve ko ari inama ugiriwe n'umuntu w'inyangamugayo kandi uzi kwihangana. Ni abagore bake bashobora kwihanganira ibyambayeho, ni bake cyane, ni bake bashobora kwihanganira ibyambayeho. Ariko yarihanganye, nta munsi wa visite wo kunsura kuri gereza atigeze angeraho. Ntabwo nigeze nicwa n'inzara muri gereza. Bafite ibiryo bagabura muri rusange, ntabwo ari bikeya, bihaza ubishoboye, ariko nanone biba byiza iyo ufite izindi nyunganizi. Ntabwo nigeze nicwa n'inzara. Yagiye akora ko ashoboye kose, munafatanyije namwe, icyo ndabashimira. Hari ibyo bita amajeto batwohererezaga. Iyo bakohereje amafaranga, ujya kumva ukumva baraguhamagaye bati hari jeto yawe iri hano. Ntabwo yigeze rero atezuka kunyitaho no gukomeza kunyihanganira. Buriya rero umuntu wihangana kandi w'inyangamugayo mubona mu gihe cy'akaga nk'iki. Nongere mbisubiremo, ntabwo byari byoroshye kuba umuntu ashobora kwihangana
akihanganira ibyamvugwagaho na bamwe, akihanganira abamuhamagara bamuca intege, akihangana abamuhamagara bamunyega, na n'ubu tukaba duhagararanye. Sheri warakoze kandi Imana amashinga jambo amashinga kandi ubunyangamugayo ndabizi ntabwo ugiye kuba ngo uzabukomeze, no kukwihangana bizahora bikuranga kandi tuzafatanya tubisakaze no mu Rwanda. Ababishaka bazajya batwegera, urugo rwacu n'ubundi ni intangarugero nubwo hataburamo ibintu nk'ibi. Ibi rero byabaye byagombaga kubaho. Yewe nuko byakira iyi tariki, uyu munsi twakagombye kuba turi kumwe hano. Iyo hataba ibi rero ntabwo twakagombye kuba turi kumwe, ariko kubera ko Imana iba ifite misiyo yahaye umuntu, nagiye muri gereza kugira ngo ngire ibyo bigira, nagiye muri gereza kugira ngo mbone inshuti izarizo, nagiye muri gereza kugira ngo hanze aha ngaha haboneke abantu bazi kwihangana, nagiye muri gereza kugira ngo haboneke urukundo, nagiye muri gereza kugira ngo abantu bavuge, abandi bavuge, abandi bavuge, abandi bavuge, n'abandi bakomeze bavuge. Nagiye muri gereza bankeneye, nagezeho nsanga barantegereje, baravuga bati twari tugutegereje, bati ahubwo kwatinze, bati twagufanaga twagukundaga tutakureba none tugize amahirwe. Baraza bakajya bankoraho. Hari harimo abantu bakatiye burundu ubuzima bwe atazasubira hanze, harimo abantu bakatiye imyaka 30, harimo abakatiye 5, harimo abakatiye 10, 15, 25 niyo bansabiraga. Ariko abo bantu bose nagezeho banyereka urukundo, barambwira bati twari tugutegereje, nushaka bakurekure mu gitondo witane, ariko twari tugutegereje kugira ngo tukubone. Nanabwira abakinnyi bari hano ba sinema ko rwose muri gereza turakunzwe, ntabwo mvuze ngo mujyeyo, ariko nabyo ntabwo ndi bubibahishe, ntabwo ndi bubibahishe. Ubundi gereza ntabwo ari mbi, ahubwo ikibi ni ukuyitindamo. Ariko iyo ugezeyo ubu nababwira ngo impamyabushobozi mvanyeyo nta wundi muntu uyifite, mvanyeyo lisansi. Nabonye byinshi, numvishe byinshi, nabonye byinshi ntari kuzabona. Bivuga ngo ntabwo nagiye hariya ari uguhuka kw'Imana, ahubwo Imana yari bifite muri gahunda. Imana yari bifite muri gahunda, yari ibizi neza ko nzagenda nkamara igihe kingana gutya nkagaruka iyi tariki tukaba twicaranye hano. Imana yari ibizi rero, misiyo yampaye hari irarangiye, ubu ndagarutse ndakomeza misiyo zayo kandi ntabwo nzayitetereza, nzaba hafi yayo. Ndashimira kandi ubutabera bwacu, ndashimira ubutabera cyane kuko ubutabera burashishoza. Hari abantu ubundi bamwe ariko bake cyane batari kuturusha imbaraga kuko hari Imana, bifuzaga ko ntavamo, ariko ubutabera
urareba urashishoza uravuga buti uriya muntu ibyo bavuga ntabwo bifite ishinga. Ndashimira RCS ishinzwe imfungwa n'abagororwa. Mu by'ukuri nagezeyo ndisanga abacungagereza guhera kuri diregiteri kugeza ko hasi nta kibazo twagiranaga. Nagezeyo nabo baravuga bati turi abafana bawe ntacyo uzabura hano. Nagiye nkora ibirori byinshi muri gereza, ngira mwagiye mubibona. Hari abanyamakuru, hari ibyo abanyamakuru babaga barimo, hari ibyo babaga batarimo, ariko mvuyeyo na n'ubu bavuga bati genda warakoze, twabanye neza, witwaye neza, ntabwo ariko twabikekaga ariko urakoze. Kugeza ubwo no mu gutinda diregiteri ntabwo yari ari mu nama, ariko ngira umugisha soka hageze nawe arambwira ati Imana iguha umugisha kandi twarishimye rwose, tuzajya tunagutumira no mu bitaramo uze no gusuhuza abandi bagusize hano. Murabyumva rero, mwabibonye aho twanyuze mu muhanda hose abantu bari bishimye kandi bari bishimiye ngewe. Ndashimira abanyarwanda rero, ndashimira abafana banjye, ndashimira abantu bose rwose bagize uruhare mu kunsengera ndetse no gutekereza ku byambayeho. Mwarakoze. Nyuma y'ubu ngubu ngiye kuruhuka, abanyamakuru rwose mwihangane nduhuke, tuzashaka igihe tuganire birambuye, tugende mbagezaho amakuru n'ibyiza byagiye n'ibibi nagiye mpura nabyo. Ntabwo namwibagirwa, uriya we ni umuntu uza ku rwego rundi. Bari barimo bavuga wenda ngo ntabwo nashimiye metere wanjye we birarenze. Irene ni metere w'abasitari. Numvishe n'akandi kazina ngo ni metere w'abashu. Metere warakoze kandi na n'ubu turacyari kumwe. Ibirebana n'amategeko byose, ibyo nzajya nkora, ibyo nzajya nsabwa gukora birebana n'amategeko, ntiwibwire ngo uzaba uri kure yanjye. Ni wowe. Reka rero cyukiriza aha, ndabizi ntabwo nabivuga byose ngo birangize. Icyo nagira ngo mbabwire ni ukubashimira, kandi shimira n'umuryango wanjye, shimira n'abantu bangezeho ba Janvier rwose, Jani, Sandra, abantu bose ba Queen muri aho mwese, ba Kibonke, ba Digidigi, nabo ntavuze mu mazina, n'abagasongo rwose. Hari igitabo nzandika, ibintu byose nzabishyiramo, na niba bibamenyeshe. Ntabwo waba hariya ngo ureke kwandika igitabo.